muraho neza. Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Epaderi Nyakarambi. Nkuko bisanzwe amazina yanjye ni umwana wa Benita. Rero dufite umutumirwa wacu, reka atangira twibwira. Tuhaye ikaze. Murakoze cyane, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Reverend Pasiteri Ntwarane Anastase, ndi umushumba w'itorero rya Epaderi Nyakarambi. Epaderi bivuze Église de Pentecôte des Assemblées de Dieu au Rwanda, i Nyakarambi mu karere ka Kirehe Burasirazuba, birumvikana mu Rwanda, kuko ushobora gukurikirana icano uri mu bihugu bitandukanye. Ubu rero ni muri Afurika mu Rwanda. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu rero Pastor, turagira ngo tubasabe dutangize n'isengesho. Murakoze. Reka dusenge Imana, ariko tunaboneraho no gushimira abakurikirana icano ya Epaderi Nyakarambi, abo turi kumwe, abagiye gukurikirana iki kiganiro kuva gitangiye kugeza gishoje. Turagira ngo tubasabire umugisha. Mana ishobora byose, ndagushimiye, urakoze kuri aya mahirwe uduhaye yo kugira ngo tuganire n'abana bawe. Ndasaba ngo ubahe umugisha abakurikirana iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, mbasabire umugisha wawe, kandi n'ubutumwa burimo ugere ku ntego. Nanjye umfashe n'ukiyoboye, umuha umugisha, twese duha umugisha, n'abakurikirana, abaduha komenti, abagisangiza abandi, buri muntu wese ugira icyo akora kuri iki kiganiro, tumusabye umugisha kubwa Kristo Umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Rero ikintu cyatwishaje ahangaha cyangwa ingingo nyamukuru yacu kugira ngo tuganire ku gitabo uherutse kumurika mu minsi ishize. Ni igitabo cyawe cya gatatu. Turagira ngo utuganirize ku bantu basanzwe barabibonye cyangwa abasanzwe bakurikirana ibikorwa by'itorero rya Epaderi Nyakarambi. Iki gitabo barakizi cyangwa bakibonyeho, ariko turagira ngo usangize n'abari hanze y'igihugu cyangwa abari mu tundi duce batazi iki gitabo cyacyo. Ni igitabo cyawe cya gatatu. Turagira ngo utuganirizeho, utubwire bimwe mu bintu byari bigize igitabo cyawe. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko bitubajije, minsi ishize twamuritse igitabo cya gatatu, igitabo cyitwa Imiryango 12 y'imigisha y'Imana itangaje. Ni iki ngiki gitabo cya gatatu, Imiryango 12 y'imigisha y'Imana itangaje. Hari ushobora gusoma n'abakabyita imiryango. Oya, ni imiryango, doors. Imiryango ni imiryango 12 y'imigisha y'Imana itangaje. Ubwo rero ni igitabo Imana yaduhishuriye ubwo twasengaga Imana ikatwereka ko abantu, navuga ngo hafi ya bose, batekereza neza, bazima, bifuza kubaho bari mu migisha. Abantu hafi ya bose bifuza umugisha, ndetse niyo umuntu amubwira ngo Imana iguhe umugisha, arishima cyane. Nta muntu n'umwe wababazwa n'uko bamubwira ngo Imana iguhe umugisha cyangwa se ngo uhabwe umugisha. Rero umugisha ni ikintu cyifuzwa, gishakwa, gikenewe mu buzima. Ariko nubwo abantu babivuga gutyo banayikenera, inzira zo kuyigeraho, kuyakisesingaho, kuyigeraho, isoko yo kugera kuri iyo migisha, icyo kintu gikomeye cyane. Hari rero nk'uwakurangira, ukagira umugisha, akagira ukurangira. Niyo yakurangira irembo rimwe, niyo yakurangira umuryango umwe, ukawumenya uw'umugisha, nibaza ko uwo muntu yaba akugiriye neza. Ubwo rero ntabwo ari umuryango umwe twabarangiye, ahubwo ni imiryango 12. Numva wabyishimira rwose, numva buri wese yabyishimira. Ni imiryango 12 wamenya, wasobanukirwa, ukagendera mu migisha, ukabaho ubuzima budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero kino gitabo kirimo inama cyangwa amahame y'ibyo buri muntu wese yakora, naho yaca akagendera mu migisha yifuza, akagendera mu buzima bw'umugisha, kuko Imana yaremye umuntu ngo abeho mu migisha. Iki gitabo rero ntabwo ari igitabo kinini, igitabo umuntu yashobora gusoma n'iminsi 2 akaba aragishoje, ariko nubwo ari kigufi, gifite page 83,
kirimo ubutumwa bw'imyaka. Ari nayo mpamvu uko ari iyo miryango 12, buri muryango umwe uko twanditse kino gitabo ni umuryango ushobora kwiga ukwezi kose. Bivuze ko ni igitabo wakoresha umwaka. Ni ukuvuga ngo buri muryango urawiga ukwezi. Ufite n'igitabo cyo muri Bibiliya bigendana. Noneho iyo miryango ukagenda uyiga. Wenda tubahe urugero no kubakumbuza no kubaha amatsiko. Umuryango wa mbere witwa umuryango w'imigisha izanwa no guhindura imitekerereze. Guhindura imitekerereze. Uwo muryango kugira ngo wumve neza bisaba ukwezi kose. Usoma amahame arimo, usoma ibyanditswe birimo, usoma inama zirimo, kandi unitoza gushyira mu bikorwa. Urumva rero ni igitabo ushobora gusoma umwaka, ariko bivuze ko wagisoma ukagisoza, ariko washaka ku impinduka ni igitabo kikwinjiza mu rugendo rw'umwaka rwo guhindurirwa amateka no kwinjira mu migisha y'Imana. Urakoze cyane. Ni ukuri iki gitabo ni cyiza, ndumva nongeye kucyumva bushyashya kandi nari nacyumviseho. Ariko tutarajya kure, ndagira ngo utubwire, hari ibindi bitabo bibiri wari waranditse, ariko turashaka kumenya mu ncamake ibyo bitabo bibiri byavugaga iki? Ibi bitabo bindi twanditse, igitabo cya mbere cyitwa Imirongo y'Ingenzi, ni iki ngiki, imirongo y'ingenzi ya Bibiliya buri mwizera akwiriye kumenya. Yego. Umurongo uriho w'insanganyamatsiko uravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Zaburi 119 umurongo wa 11. Yego. Iki ni igitabo nasohoye bwa mbere, gifite page 23. Tubonye ubukene bukomeye buri mu bakristo. Twabonye ubukene bukomeye abizera bagira. Ubukene bwo kutamenya ijambo ry'Imana. Kandi uburenganzira bwacu bwose bubitse mu ijambo ry'Imana. Iby'Imana yadusezeranije biri mu ijambo ry'Imana. Amahirwe yacu ari mu ijambo ry'Imana. Bese buri kintu cyose Imana yakishyize mu ijambo ryayo. Abo tugomba kuba bo bari mu ijambo ry'Imana. Abo Imana yaturemeye kuba bo bari mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero negeranije imirongo 723 ishyira mu ngingo 40. Ni ukuvuga ngo itubwira iyo mirongo y'ingenzi dukwiriye kumenya. Wenda urugero, imirongo ivuga ku rukundo rw'Imana, imirongo ivuga ku masezerano, imirongo ivuga ku rubyiruko, imirongo ivuga ku rushako, imirongo ivuga ku bukire, imirongo ivuga ku rupfu, imirongo ivuga ku bana, kwita ku bana, gutyo. Ingingo ko ari 40. Iki gitabo kandi gitanga inama y'uko wasoma ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa. Kuko benshi impamvu batagira inyota yo gusoma ni uko basoma Bibiliya ntibayumve. Ariko iki gitabo kiguha inama icyo wakora ngo umenye ijambo ry'Imana, usome kandi uryumve. Ikindi umwihariko wacyo, iki gitabo kiguha inama ko wasoma Bibiliya ukayitangira ukayisoza. Kuko benshi baratangira ntibasoza. Nawe uri mu nyumva ndabizi hari benshi waratangiye ntiwasoza. Kiguha inama rero uko watsinda izo mbogamizi zikubuza gusoza Bibiliya, kuyisoma ukayitangira ukayisoza. Ni igitabo rero navuga gifite umwihariko, gifite n'imirongo yindi 20 y'ingenzi cyane twavuga yo muri nasari, muri mu binyoni, mu bana batoya, mu ncuke. Noneho buri mwizera ukiri muto uri mu gakiza akwiriye kumenya. Ni ukuvuga ngo rero ubundi kugira ngo dutsinde Satani tumutsinda dukoresheje ijambo. Niba rero nta jambo twabitse mu mitima yacu dufite, biragoye kumutsinda. Igitabo kindi cya kabiri rero cyitwa Ibanga ryo kwaguka. Ni igitabo cyakunzwe cyane ku buryo n'amakopi ejo bundi twari dufite yose yaraguzwe arashira, kugeza ubwo nta niyo mfite ubu ngubu hano nari kubaho n'urugero. Zose zaraguzwe zirarangira. Ni igitabo cyakunzwe cyane. Igitabo nacyo si kirekire, gifite page 68, ariko mu by'ukuri izo page kivuga ibintu bikomeye, kuko Imana yatwishuriye muri icyo gitabo ko cyitwa Ibanga ryo kwaguka. Ibanga ryo kwaguka. Imana yatweretse ko yaremye umuntu agomba kwaguka. Umuntu ameze nka elastique, ashobora kuba ari muto ariko muri we harimo ibintu byinshi. Nk'uko akabuto ka sinapi ari gato ariko kakavamo imbuto nyinshi
cyinshi, igiti kinini, niko umuntu ateye. Rero umuntu agomba kumenya ni iki yakora ngo yaguke, kuko buri muntu wese Imana yamuremeye kwaguka, haba mu bucuruzi, haba mu murimo w'Imana, mu buryo ubwo aribwo bwose. Icyo gitabo gitanga inama ko wakaguka muri area zose. Ni ukuvuga mu buryo ubwo aribwo bwose wakaguka ute, watera imbere ute. Ni igitabo cyiza cyane. Vuba izindi kopi ziraba zasohotse kugira ngo wenda batarazibonye bazibone. Ibanga ryo kwaguka, harimo rero principles, amahame y'ibyo ukora kugira ngo waguke. Kuko ubutumwa Imana yampaye nandika nigisha abantu ni ukugira ngo abantu basobanukirwe Imana biciye muri Kristo Yesu, ariko nabo ubwabo bisobanukirwe, bamenye n'uburenganzira bwabo, bamenye ko Imana yaremeye umuntu kubaho neza, Imana yaremeye umuntu gutera imbere, kwaguka, kugubwa neza. Ntabwo Imana yaturemeye kubaho nabi. Ibyo byose ni imigambi ya Satani. Ubwo rero ibitabo byacu twandika bigamije gutuma umuntu aje mu kibanza cye, mu yandi magambo. Urakoze cyane. Ibitabo ni byiza cyane, ariko abantu benshi ntabwo bazi uburyo babona bino bitabo. Ni gute, ni hehe umuntu yagikura, ni hehe umuntu yakigurira, muri rusange ni umuntu yabona kino gitabo? Reka duhere wenda ku bari mu Rwanda. Abari mu Rwanda uburyo bashobora kubona bino bitabo, mu mujyi wa Kigali kuri library, inzu icuruza ibitabo yo ku Nkuru Nziza hariya mu mujyi, munsi ya Beka ya Kigali, munsi y'ibiro by'umujyi wa Kigali, hari library nini zicuruza ibitabo ku Nkuru Nziza. Ibitabo byose birahari, ashobora kubibona. Hanyuma kuri yindi library yo kuri ADPR hariya mu mujyi wa Kigali, hariya Nyarugenge, hari library rwose iri kuri ADPR hariya mu mujyi wa Kigali, bahita ku Gakinjiro, ADPR ku Gakinjiro niko bayitaga. Rero uvuye ajya ku isoko, umanutse ujya kuri ADPR, hari library hari icuruza ibitabo by'iyobokamana. Ibyo bitabo nabyo yabibona. Hanyuma mu karere ka Kirehe aho dukorera i Nyakarambi, ku rusengero rwa Padiri Nyakarambi, ibyo bitabo naho yabasha kubibona. Mu minsi mike turaba twafunguye n'ahandi, wenda n'iyi nyigisho cyangwa kino kiganiro ushobora kucyumva n'ibyo bitabo byarageze ahantu henshi hatandukanye. Turashaka kubigeza Rubavu, abari Rubavu bakabibona kuri Assemblée de Dieu Rubavu mu bihe bitari binini, cyangwa se n'ubu ushobora gukurikirana iyi video byaramaze kuhagera. I Kayonza, kuri Assemblée de Dieu Kayonza, kuri ofisi yaho ibyo bitabo bibasha kuboneka. Hanyuma abari kure, uko bashobora kubibona mu minsi mike, turashaka ibitabo kubishyira kuri Amazon. Turacyari muri gahunda yo kubishyiraho, ariko ushobora kubikurikirana iyi video nanone byaramaze kugeraho, ku buryo ushobora kujya ku isoko rya Amazon ukabibona. Mu gihe dukora iyi video ntabwo turabishyiraho, ariko ushobora kubikurikirana byaramaze kugeraho kuri Amazon. Rero igiciro cyabyo ni amafaranga make cyane dukurikije ukuntu ibitabo bihenda. Ibitabo birahenda mu by'ukuri, kubyandika birahenda. Navuga ngo uburyo bwo kubisohora biravuna, birahenda. Ubwo rero igitabo gihagaze amafaranga make, 5,000. Igitabo kimwe muri ibyo bitabo uko ari bitatu, kimwe gihagaze 5,000, aho wakibona ku mafaranga 5,000. Murakoze. Urakoze cyane. Turagira ngo noneho tubwire icyo muteganya muri murimo mwatangiye kwandika ibitabo. Ni iki muteganyiriza? Icyo duteganya rero navuga nk'ibintu nka bibiri. Icya mbere ni uko twifuza gukomeza guha abantu ubutumwa Imana yaduhaye biciye mu nyandiko. Rero n'ubu dufite igitabo turimo dutegura kindi, navuga kiryoshye cyane kandi gikomeye, kizaza kije gusubiza ibibazo navuga bihari mu itorero. Igitabo kivuga Yesu nindi. Icyo gitabo gikubiyemo uwo Yesu ari we, kandi gikubiyemo ubutumwa bwuzuye. Ubutumwa bwuzuye ni ubuhe? Dukeneye kugira ubutumwa bwuzuye, kuko ubona abantu barabwiriza ariko rimwe ukabona ko turi gutanga ubutumwa butuzuye. Ubwo rero icyo gitabo cyerekana ubutumwa bwuzuye ni ubuhe. Ubutumwa bwuzuye rero muri icyo gitabo Imana yarabuduhishuriye, ni ubutumwa itorero rya mbere ryabwirije.
ni ubutumwa ba Pawulo babwirije, ni ubutumwa tubona mu isezerano rishya bwatangwaga. Intego bwari bufite n'ubuhe? Ba Petero babwirije bate? Ba Pawulo kugeza kuri Yohana mu byahishuwe, ubutumwa bwuzuye. Ni igitabo rero kizagisobanura ubutumwa bwuzuye. Andi matsiko arimo ni igitabo kivuga niwe 70. Yesu niwe inshuro 70 zose. Ubwo rero ni igitabo navuga uzasoma kizamufasha. Hari n'ibindi bitabo duteganya kuzasohora mu bihe bizaza. Hanyuma ikindi ni uko dushaka ibitabo twandika, twabyandikaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko turashaka gutangira kubishyira mu ndimi z'amahanga kugira ngo n'abandi batumva Ikinyarwanda ubwo butumwa bubagereho, by'umwihariko kutubishyira mu Cyongereza. Ni bimwe duteganya n'ibyo byo gushyira ibitabo byacu ku isoko rigari rya Amazon. Murakoze cyane. Tugana ku musozo rero turagira ngo tubwire ni iki mwasaba abakristo cyangwa abantu muri rusange ku muhamagaro wawe? Icyo nabasaba uretse no ku muhamagaro wanjye, ubundi ndavuga nk'umwanditsi mvugira n'abandi banditsi, ni uko mu by'ukuri cyane mbibwira abirabura, Abafurika, Abanyarwanda, hari imvugo mbi twavuzweho mbi cyane y'igisebo yo kuvuga ngo ushaka guhisha umwirabura amuhisha mu gitabo. Iyo ushaka kumuhisha ahantu kure yamuhisha ni mu gitabo. Ubwo bivuze ngo turi nkandagira bitabo se? Mu by'ukuri igihe kirageze cy'uko abantu basoma. Abahanga bose mu isi, abantu bateye imbere bose ni abantu basoma, ni abantu basomaga. Nawe se nkurikirana asanga Bill Gates asoma ibitabo 52 buri mwaka. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru asoma igitabo kimwe. Ubwo rero bivuze ngo nabasaba ko tuba abantu basoma, dukunde gusoma kandi dusome ibintu byiza. Ibyo usoma biraguhindura, ibyo usoma biragufasha, ibyo usoma bituma uhinduka, bituma utera imbere, bituma imitekerereze yawe igizwe n'ibyo wumva, ibyo ureba, ibyo witoza. Rero turabashishikariza ukunda gusoma, ukunde gusoma byaba ibitabo byacu n'iby'abandi byiza, ariko mu by'ukuri twitoze gusoma. Murakoze cyane. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, turagira ngo udusoze ikiganiro cyacu unadusengera uduhesha umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Muraza kubona nimero kuri screen, iyo nimero ushobora kuyihamagara ukeneye igitabo, uri ahandi handi wenda tutavuze watumenyesha, twabyohereza kuri kuriye, ushobora kubona ibitabo nta kibazo, uraza kuyibona kuri screen. Imana ibahe umugisha. Rero mwakoze cyane abadukurikiranye, mukore subscribe, muduhe like, muduhe comment, n'ikindi kibazo wabaza icyo aricyo cyose twagusubiza. Ikindi nubona kino gitabo hari bizahabona by'ibimenyetso gitse bivuze iki. Icya mbere hari imiryango 12. Imiryango rero isobanuye ya miryango nyine y'imigisha irafunze, bivuze ko buri muryango ugomba kwinjiramo. Hari imizabibu, muzabisobanuye n'ubundi mugisha. Y'Abisirayeli bagiraga umugisha, bagiraga imizabibu, barahingaga bakeza imizabibu, bakarya bakanywa bakishima. Hano hari udupaniye twuzuye imbuto 8, bisobanuye imigisha isesekaye, bitsindagiye, birenze 7, byuzuye byinshi Imana izaduha. Nusoma kino gitabo rero uzahirwa, Imana izaguha umugisha. Inyuma hari utuntu tumeze nk'amasikariye, ubwo rero bivuze ko Imana ibahe umugisha igenda kuzamura. Hari igikombe uvamo ukazamuka. Yesu abagire neza. Reka dushimire Imana. Mana wakoze cyane, tugushimiye ko abanye natwe kandi uduhaye ikiganiro cyiza. Uha umugisha abamaze gukurikirana n'abamaze kureba bose, ubagire neza, kandi abazasoma bino bitabo mbasaba umugisha. Reka bazagere ku mugisha wawe kandi uzabahishurire byinshi birenze ibyo twanditse. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Mwakoze cyane.